bije mwarimu twongeye kukwakira ngo ugire ikintu tubwira kuri uyu munsi w'irayidi. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أمر وبركاته. إيمانا أبانا نامنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد. ishimwe rero ikuzo bikwiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha by'Imana n'ibisakare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi naho ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abiwe abasangira ngendo be abamubanjiriza n'abazamukurikira, dusaba Imana ko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Uyu mwanya rero dufashe umwanya kugira ngo tuganire, ariko umunsi turaza kuganira, twahinduye ikiganiro, turaza kuganira ku amateka avuga amateka yaranze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kuvuka habayeho ibintu bitatu. Nagira ngo bitega amatwi wumve kandi utagenda utarangije ino video kugira ngo wumve ibyo bintu bitatu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kuvuka habayeho ibintu bitatu. Icyambere, haguye iminara 14 y'abaperesi. Intumwa y'Imana imaze kuvuka haguye iminara 14 y'abantu baki b'abaperesi. Icya kabiri, hazimye umuriro w'idini y'abamajusi, abantu basengaga umuriro. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kuvuka uwo muriro cyangwa se iyo dini yahise izima. Icya gatatu, intumwa y'Imana hasenyutse ibiriziya byari ku nkengero y'uruzi rwa Sauti. Ibyo biriziya byarasenyutse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kugira gute, ikimara kuvuka. Icya kane, Muhammad avuka yahise nyina ese amujyana, amaze kumujyana amujyana kwa sekuru. Amaze kumujyana kwa sekuru, sekuru nawe aravuga ati uyu mwana reka amujyane Imaka. Amaze kumugeza Imaka nibwo yese agenda mwari Kaba aterura umwana, ashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aravuga ati uyu mwana Allah subhanahu wa ta'ala azagire gute, azamworohereza. Nayo mpamvu rero ako kanya umwana sekuru yaramuteruye, amaze kumuterura ashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho sekuru ikindi kintu yakoze, yahise amwita izina, amwita Muhammadi. Iryo zina ntabwo ryari rimenyerewe aho ngaho muri Maka, ariko Allah subhanahu wa ta'ala akomeza gusindagiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero Allah subhanahu wa ta'ala yakomeje gusindagiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko nyuma yuko amusindagiza haje abonyeje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana yonyejwe n'abamama batatu, harimo mama wiwe Amina, hakabamo na Faibat, hakabamo no Halimatu Sadia. Abo bantu bonyeje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turabakunda, amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifuriza irayidi nziza, tubifuriza ko mwese mwayoboka idini ya Islam, idini y'ukuri, idini ishoboye, idini ifite imbaraga, idini ihamya ko nta yindi Imana iba ikwiye gusenga mu kuri usibye Imana imwe rukumbi. Wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego murakoze, turabashimiye. Kibara agira kiba. Asale mwana hiyo.